Uburundi wabibonye ko bwasubije ku byo gutera u Rwanda uriya mugabo ahubwo nabisakishe ndabibura nicyo kibazo mfite ubinshi yaringe nagiye kuri Minafeti yaho ndabibura njya kwa uriya Faustin ndabibura kuri Twitter ziwe yabisubije nze nkaguhereze ni kuri yitwa aho kugira ngo mu Burundi muri cabinet muri Minafeti uriya yasimbuye nyine aho kugira ngo Sauli aze gusimbura Paulo urumva yego ahubwo ni Paulo wasubiye mu Busauli yego ntabwo rwose bitari muri inyungu z'u Burundi gusa ndavuga nk'umuntu usesengura politiki na diplomasi byo mu karere namenya icyo CNDD-FDD na perezida bahistiye muri ya mugabo so ataruka ataramo diplomate usanzwe uzwi ariko muri aka karere ntawahakana ko u Rwanda n'ubundi bifitanye umubano utameze neza ariko kandi ukazana umuntu umuheza nguni ku Rwanda urumva yego uzi kwegeza no kwataka Qatar bikaba ibibazo Qatar ni inshuti y'u Rwanda kandi na inshuti y'u Burundi ntacyo byakanatwaye ku Burundi niba Albert Shingiro ataragezaga ahabi hashoboka ahubwo ahabi mubano w'u Rwanda n'u Burundi ubwo icyo Burundi buharanira kugira ngo umubano ujye urushaho kuba mubi kurusha kuba mwiza mu giswera bita kuboresha urumva yego donc ukabuzanye umuministre utazatera intambwe igana heza ahubwo uzafasha kudipeninga kujya mu bujya mu kuzimu kumubano nuko nguko ameze uwo mugabo ukabubona uno mugabo Edouard we ashyira mu kuzimu umubano w'u Rwanda n'u Burundi aho kuwuzahura no kuvuga ngo urabona uyu muntu ari mu mazi mu muhengeri bavuga yuko icyo gihe ikintu gikorwa ari uko iyo uri maître nagere ushobora no kumufata n'umusatsi n'akantu gato wamufataho kugira ngo ave muri uwo muhengeri donc la diplomatie y'u Rwanda n'u Burundi biri muri trouble bimeze nk'umuhengeri mu nyanja urumva so iyo diplomatie imeze nk'umuhengeri mu nyanja hagati y'u Rwanda n'u Burundi urumva ndakumva nta kibazo yego iyo diplomatie iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi iri mu muhengeri yari ikeneye Minafeti w'u Burundi uza aje kuyifata urwoya umusatsi akayikura muri uwo muhengeri yego uyu rero noneho Edouard yaje nka ministre wo kwihambiraho urusyo akayihambiraho isima akayihambira ibintu bibi byose kugira ngo igende kuzimu ijye kuzimu kuko mu gihe cya Albert Shingiro abantu baranahuraga nibura hariya Nemba n'ahandi hose en fait ntacyo nawe navuga mushima gitangaje ariko burya wavuga uti yageragezaga nibura kuba wabona ko hari ibyo yazura yazahura kugeza kuri uyu munsi uyu mugabo ntabwo mbona andi majyambere yandi adasanzwe ikindi cya kabiri abashatse gukora kudeta nibyo koko uwo bayikoreraga yarapfuye umuhisi Petro Nkurunziza niba Burundi bwishaka kwigira ingoma ihora urumva ariko Burundi buvuga utuntu twinshi Sandri umwana w'u Rwanda n'umuntu wamutuntu twinshi sibyo hari naho bajya bavuga ngo ndadaye ngo yarasuye mu ndege ngo nindadaye ntaryamira ariko natwe mu mateka twiga hari umwami w'u Rwanda nawe wiciye Bujumbura igihe runaka burimo kuvuga n'igihe n'ikindi bamwarigeze kubanaho neza cyane ubu se bamwaraheraga kuki nibyo nyambwira abantu bo muri Kongo ngo u Rwanda kubana na Kongo ni 0 seconde se ngo kujya Washington kuko ibihugu bishatse birakorana ibihugu byashaka bikagira gute ubu ndabona Burundi babuzamuye intugu ngo bukorana na Kongo mu rwego rwa gisirikare hako ziri operation bakora n'abakongomani n'u Rwanda rwagiye bakorana na Kongo za umoja wetu zaye hose ibintu nk'ibyo ngibyo so ntacyo kwiratara muri aka karere cyangwa se cyo kwipyinagaza muri aka karere isaha yose abantu haba hakenewe abantu bazahura ibintu babivana mu buryo babishyira mu buryo buzima nibyo bigwi Minister Edouard Bizimana yaziratira abarundi ko yaje asanga umubano uzambye urumva akagira role mu kuzahura n'abasaba byangombwa bakarebwaho urumva nibyo bigujye mu diplomate inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro
Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. bakunze bacu turabasuhuje amerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi kundi ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru ndetse na update zigiye zitandukanye. Ndi kumwe n'umugabo witwa Marshali, mushuti wanjye n'umuntu wanjye game over wa mugani umuntu wo kuri YouTube. Game over oya mvuze umuntu wanjye, umuntu wanyu ntago bivuze uyu munsi, ariko no shano kuri n'ubundi uri aha ngaha kubera baba bari aha kubera wowe nawe ukaba uri aha kubera we. Kuki utinya kuvuga ko turi inshuti? Urabona nambaye nabi kandi nabivuze nyine bigezaho n'umuntu wanjye nabivuze pe. Ni ukuri abantu mudukurikiye ashobora kuba harimo hagenda hamazamo ibibazo. Oya ni ukuri pe, hazamo ibibazo, ibyo bibazo ntibikabeho. urabivunya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ntaho byava pe. twe turabasirimu rega Sandrine. Yego ni ukuri ntawe yabirenze. ndabona wakize ko none umeze neza, ijisho rimeze neza pe. kuko nibagiye indorerwamo nabera nibagiye indorerwamo ntabyo bari nta fime ntaki. Nibabona ndeba gute ntibagiye ngo kureba icyoroshye bagire ngo ndi romantique. Ariko amana we n'amatara muri studio yari yanzonze. Urabeshya ase wazagize izubika ku kazi zihorayo ukagira n'izo uri ufite mu rugo. Oya ugomba kumenyera uburyo ki ubana n'ikintu utunze cyangwa n'ibyo utunze mu buryo butateye gutyo. Yego ubwo se tuvuge nigeze gukora ahantu kera noneho kubera ko nanga amakoti ujya ntukaba nifubika. Yego abangu nzanya nshyira ikoti ku kazi n'indi iki hakaba ubw'imvura cyangwa imbeho kwatakira mu nzira. Ntago byashoboka. Yego ntago byashoboka, ahubwo nzizirika niyo mpamvu ngendana na bag matoya. Yego hand bag kugira ngo utuntu twose ndunde bonye mbyutse mbanza gupakinga hand bag yanjye. Ni indorerwamo, ni ikaramu, ni tablet cyangwa amatelefone n'iki byose. Nabona bag yanjye iri safe. Yego nkabona kujya gutegura ibintu. Uyu munsi rero no kuvuga ngo nayiteguye nabi kubera ko amasaha nakoreraga arimo yaje imbere mo gakeya. Yaje imbere sigaye nzinduka cyane. Ni hatari ko no kwihangana nibwo buzima umuntu wanjye. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye, ariko hari abantu barira akazi iyo akazi gahari ntago twajya ngo turire donko twinubira akazi. Mbaye nihutishwa n'akazi bari byo. Yego abantu baje bakunda akazi. Hari umuntu twavuganye ejo muri Amerika ambazo disponibility yanjye amasaha yanjye naboga y'abantu ntayo ati natwe nuko tubayeho. Nukuri kose icyo tudahuza ni ibyinjira. Yego ariko mvuze ko schedule yanjye panze nk'iyaba abantu bakubwira ko bakora neza cyane pe. Amashift angahe? Shift 3 ku munsi ni nyinshi. Cyane cyane iri mukuru ubugomba no kuruhuka. Akagongo gatangiye kugenda nyine kagenda kajegera. Prince yari mambwira ngo yabonye ngo Amadi muri video. Nibyo yabonye nanjye ko sidabisobanukirwa. Kuba utabisobanukirwa nuko nyine ubwo nyine bya biri mwitangwa ni monetization ubwo birimo kuza. Kambi kwereke nanagufatiye screenshot wonze kubikwereka. Gahoro nyine birimo kuza. Ni iterambere rero ryaba rigeze ubu. Aho ngaho kandi ni kuyindi cano nabanje kureba. Ni kuyindi cano y'umuntu narebyeho. Ariko sindabimenya, reka turebaho bigana. Ubwo nyine Madame Paula nyine Ministre hoya yabikoze hano ibintu byaryoshye sha muhame hamwe. Gusa nabanye nta cyahindutse amafaranga kiri yandikira yabanye kuva ejo. Oya ntabwo amafaranga uko mbitekereza YouTube aza nkuko bitekereza. Yego na algoritime zigenda zikora ibyo kwiyadabuta. Hari uwambwiye ngo ntabwo byeta bitangira ako kanya. Yego ntabwo byeta bitangira, ariko niba nta VPN ufite muri telefone ukabibona urabizi nawe. Nge nta VPN ngiramo. Ni ikintu cyiza buriya nyine niba ari byo koko bizatangazwa n'inzego zibishinzwe, ariko bibaye ari byo kiri mu bisubizo byaba bibonetse. Kandi urabizi nyine mu Rwanda turavanga imvugo niyo ngiro. Perezida Kagame
kuriya nyine yasabye ubuyobozi ko bugira icyo bubikoraho, ubwo gihe nahita mbifatira hafi nkavuga ko ari cyo yabikozeho nyine. ni ukuri pe. uze kuza kureba video zimwe na zimwe ninza kubibona ndakwereka tukiri kumwe nta kibazo, ariko ahandi nta kibazo, ndabona ijisho ryagarutse rwose. sha ngira ibibazo bikeya urumva, Yego. ngira ibibazo bikeya kubera yuko si uko bitaba bihari, ariko reka dufate nk'ingingo nk'ebyiri z'ingenzi. Yego. Hari ama infrastructure abiri tugira ku isi agorana. Yego. Hari n'indi bugire situation cyangwa context, ndavuga infrastructure cyane infrastructure z'ibitaro. Yego. Iz'amagororero ibyo bita amagereza ahandi. Ibindi tuvuge ku dini faso context tuvuge intambara amakimbirane muri kimwe cyose. Bo ibyo bindi uko ari bibiri umuntu yarwanda nakirutse. Ibyo bindi uko ari cya kabiri wanahura n'amategeko mwagongana saa mutayimuze nubwo ntawe ubihamagara. Ariko noneho dufite n'igihugu gifite umutekano ku rwego kandi rwo hejuru. Ufite igihugu sibyo, ufite ubuzima uracyazunguza umutwe bigakunda, wakata bikagira gute. None se amategeko ntaho murimo kugongana, ubwo se wajya aho ngaho ukarira koko Sandrine? Oya ntago warira. Ubu koko mucuti wanjye fata ku mavuta akandusha morale, ko nabonye aganira ejo na Emi musibe ejo ngira ngo. Yego. Akandusha morale nk'iri yafite, ngende hanze ngende idegembya. Niki ahubwo Imana izamfasha nzaje no kumusura. Agiye gutaha. Buri abantu bavuga ko dusa bazi ko turi impanga. Agiye no gutaha. Takamufata ni mucuti wanjye cyane. Urumva uzanyibutse tuzajye kumusura. So urumva rero hari abafunze bafite morale. Ariko ibaze ko umuntu ari mu igororero akurusha morale, akurusha ibitekerezo, akurusha ikintu cyane. Ni nakari kabameze nge naramusuye ariko ni kabameze morale kuriya nyine umubona. Ntago ari ibya kamera, ni kabameze bafite morale kabisa. Buriya no kuvuga ngo aba yarakoze iminite ihagije ibyo yabagamo mbere y'akazi. Yego. Biba byaramufashije. No kuvuga ngo bari entertainingaga abantu icyo biba nyine yaragisaruye ku buryo nabataheranwa no mubabaro no mu bihe bigoye. Ariko nk'aba ngaba nyine tubwira imiryango y'abarasizi kwihangana kuko ntamvurirwa ntihite, kuko burya ufite umuntu we uri mu igororero n'ubuze ukuntu ababaye n'ibimugora ku buryo bw'umwihariko nicyo nimba kuvuga. None rero umuntu ararwaye ku gitanda cy'irwariro akandusha morale, sibyo? Nanjye ntacyo natanze. Umuntu ari mu nzu y'imbohe akandusha morale, nanjye ntacyo natanze. Ubuzima hanze buragoye, ariko bwagorana bwagira nanimo nzamvugana n'umushoferi wanzanye tuvuga ko nibura mu Rwanda turacyafite umuco, urumva, wo kubazanya uko ibintu bimeze. Sandrine aba mu Burayi bazatubwira ushaka kumara ukwezi nta muntu uzakubwira ngo gumeze ute, urumva. Wanayimaza akavuga ati se bakuntumye. Ibaze. So dufite byinshi byiza byo kwenjoyinga. Giye nicyo nashaka kuvuga. Nta birantega mfite kuba wenda imifuka harimo ibintu bimeze nk'induruburi n'intugunda no mu ikofi. Yego. Nabyo ntago ari ibyanjye genyine. Ibyo ni bisanzwe. Kuko hari umutingi tutera mu ikofi. Ukabona waje. Ase ubundi kumumbaza wese nkubaza. Ubundi wowe umeze ute? Yemeze neza uretse ko ndwaye grippe. Ujya ukora siporo? Sindakubona muri gym usha. Sindakubona muri gym. Cyo kora siporo byo ujya umperekeza tuvuye mu kazi metero 800. Tumarshe. Nago wakubise impyisi nkoni. Ariko tumarshe ndadukora. Buriya se? Nukuri. Ntabyo nari. Ngiye buriya kuva na isatse yaduga nago ibintu bijyo kugenda mu mamodoka ashwi. Oya ruca kugenda nkagera na Nyamirambo nkagera na he. Ngiye burya nkunda kamarshe cyane nukuri. Akamarishe ni keza. Ushoboye kugakora nka metero 800 buri munsi. Ubuzima bwawe buba bumeze neza cyane. Icyo kintu ujye ugikora ujye cyubahiriza. Yego. Twikomereze rero nabonye Uburundi wabibonye ko bwasubije ku byo gutera u Rwanda. Uriya mugabo ahubwo nabisakishe ndabibura. Nicyo kibazo mfite ubinshi yaringa. Nagiye kuri Minafeti yawe ndabibura. Oya ni njya kwa uriya Faustin ndabibura kuri Twitter ziwe yabisubije. Nze nkaguhereze ni kuri yitwa reka oya nagari yaga. Bimpimbire yitwa Gasaro Kaburaga. Kwa Venuste Nshimiyimana. Kamukotinge ntacyo. Kambiguhereze na gafashe aho yazanyemo uno mu minister hatu Rwanda ruzabanze ruduhereze ngo abantu bari bagiye gutembagaza ubutegetsi. Mbese ngako ndakaguhaye ntacyo uraje kumve. Bamwe bati aranamubaza ate se mugerageza kuganira cyokora arabyemera. Yemera ko hari ubwo u Rwanda n'u Burundi bajya bagirana hari ababishinzwe bajya bagirana
ibiganiro nta kumwe bajya kuvuga uterega aba bantu baraganira nubwo ibi biba bimeze gutya ntago habura ibiganiro ndaje nka kagiye kukugeraho nawe ukarebe wabishatse urabibura nta icyo naburaga ni suruse naho gaho ari ku gasaro kaburaga by'ubwo ni ibyo ngibyo nyine ariko icyo navuga nuko uyu mugabo karebe Minister Faustin siko yitwa yego ndaje nkarebe yaje gukorera mu ngata Faustin ambasaderi Shingiro urumva Albert rero akenshi na kenshi twe dutegereza yuko umuntu uje mu mwanya uyu cyangwa uriya mu nzego z'ubutegetsi cyane cyane urwego rukomeye nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Burundi aba wenda aje gukora ibyananiye uwamubanjirije yego ikibazo kiri muri Minafeti i Burundi mu ndorerwamo zanjye nuko aho ni Edward Bizimana nkunda kumwitiranya nawe muri Faustin urakoze nawe mise mbyibuka ubwo uzi nashaka gutariwe ubwo ni mpamvu namubuze no ku matwitter nashaka gutariwe ndamwitiranya amusore for that ntabwo n'ubundi nta mirenze ariko icyo navuga aho kugira ngo mu Burundi muri cabinet muri Minafeti uriya yasimbuye nyine aho kugira ngo Sauli aze gusimbura Paulo urumva yego ahubwo ni Paulo wasubiye mu Busauli yego ntabwo rwose bitari muri inyungu z'u Burundi gusa ndavuga nk'umuntu usesengura politiki na diplomasi byo mu karere namenya icyo CNDD-FDD na perezida bahistiye muri ya mugabo so ataruko ataramo diplomate usanzwe uzwi ariko muri aka karere ntaho hakana ku Rwanda n'ubundi bifitanye umubano utameze neza ariko kandi ukazana umuntu umuheza nguni ku Rwanda urumva yego uzi kwegeza no kwataka Qatar bikaba ibibazo Qatar ni inshuti y'u Rwanda kandi ni inshuti y'u Burundi ntacyo byakanatwaye aho rero nabonye ko ari nko kwafata umuhanda wa kaburimbi urumva yego wa laterite aho kugira ngo ushyiremo kaburimbo ube mwiza kurushaho ahubwo ukarimbagura na laterite irimo kugira ngo hanyerere ntabwo menya inyungu iri muri ibyo ngibyo ku Burundi niba Albert Shingiro ataragezaga ahabi hashoboka ahubwo ahabi umubano w'u Rwanda n'u Burundi ubwo icyo Burundi buharanira kugira ngo umubano ujye urushaho kuba mubi kurusha kuba mwiza mu giswahili bita kuboresha urumva yego donc ukabuzanye umuministre utazatera intambwe igana heza ahubwo uzafasha kudipeninga kujya mu kuzimu k'umubano nuko nguko ameze uwo mugabo ukaba ubona uno mugabo Edouard we ashyira mu kuzimu umubano w'u Rwanda n'u Burundi aho kuwuzahura ni ukuvuga ngo urabona uyu umuntu ari mu mazi mu muhengeri bavuga yuko icyo gihe ikintu gikorwa ari uko iyo uri metre nagere ushobora no kumufata n'umusatsi n'akantu gato wamufataho kugira ngo ave muri uwo muhengeri donc na diplomasi y'u Rwanda n'u Burundi biri muri trouble bimeze nk'umuhengeri mu nyanja urumva so iyo diplomasi imeze nk'umuhengeri mu nyanja hagati y'u Rwanda n'u Burundi urumva ndakumva nta kibazo yego iyo diplomasi iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi iri mu muhengeri yari ikeneye Minafeti w'u Burundi uza aje kuyifata urwoya umusatsi akayikura muri uwo muhengeri yego uyu rero noneho Edward yaje nka ministre wo kwihambiraho urusyo akayihambiraho isima akayihambira ibintu bibi byose kugira ngo igende kuzimu ijye kuzimu kuko mu gihe cya Albert Shingiro abantu baranahuraga nibura hariya Nemba n'ahandi hose en fait ntacyo nawe navuga mushima gitangaje ariko burya wavuga uti yageragezaga nibura kuba wabona ko hari ibyo yazura yazahura kugeza kuri uyu munsi uyu mugabo ntabwo mbona andi majyambere yandi adasanzwe ashobora kuzana cyangwa se yazanye mu mwana aho yavuze ko ari cyo cyatumye ngo imipaka yugarwa ngo n'abantu bacumbitse ngo bari mu Rwanda ngo nibo batumye ngira imipaka ngo ifungwa ko bigeze kuyifungura ubundi bari babafunguye ikindi cya kabiri abashatse gukora kudeta nibyo koko uwo bayikoreraga yarapfuye umuhisi Petero Nkurunziza niba Burundi bwishaka kwigira ingoma ihora urumva ariko Burundi buvuga utuntu twinshi Sandri umwana w'u Rwanda n'umuntu wa mutuntu twinshi sibyo hari naho bajya bavuga ngo ndadaye ngo yarasuye mu ndege ngo ni ndadaye ntaryamira ariko natwe mu mateka twiga hari umwami w'u Rwanda nawe wiciye Bujumbura
sibyo Yego. si amateka bashaka kutuzana se ntabwo rero abantu baheranwa n'amateka sibyo amateka abaho abantu bakayazirikana bakayasoma bakagira gute ariko ntabwo uyazana mu buryo ubu cyangwa ubundi kuko n'ubundi hagati y'igihe runaka uba urimo kuvuga n'igihe n'ikindi bamwe mwarigeze kubanaho neza cyane ubu se bamwe mwaraheraga kuki nibyo nyambwira abantu bo muri Kongo ngo u Rwanda kubana na Kongo ni 0 seconde se ngombwa no kujya Washington kuko ibihugu bishatse birakorana ibihugu byashaka bikagira gute ubu ndabona Burundi babuzamuye intugu ngo bukorana na Kongo mu rwego rwa gisirikare ariko ziri operation bakorana n'abakongomani n'u Rwanda rwagiye bakorana na Kongo za umoja wetu zaye hose ibintu nk'ibyo ngibyo so ntacyo kwiratara muri aka karere cyangwa se cyo kwipinagaza muri aka karere isaha yose abantu haba hakenewe abantu bazahura ibintu babivana mu buryo babishyira mu buryo buzima nibyo bigwi Minister Edward Bizimana yaziratira abarundi ko yaje asanga umubano uzambye urumva akagira role mu kuzahura n'abasaba byangombwa bakarebwaho urumva nibyo bigwi by'umudiplomate ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago zicuza